Okay. Reka rero nongere mbasuhuze kandi mbifuriza kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Rwanda Sport Channel, ndetse nongera kubaha ikaze kugira ngo tubane n'ubundi ku makuru y'imikino aba agezweho aho muri hose rero mu bice bitandukanye by'igihugu, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Mwese mbifurije kugubwa neza cyane. Abari mu bindi bihugu bitandukanye byo ku mugabane Afurika, Amerika, Aziya y'epfo ndetse we ubwo na Amerika harimo Amerika ebyiri ya ruguru n'iyepfo, ndetse we n'abari ku mugabane wa Aziya na Oceania, mwese mukunda ibiganiro binyura ahangaha ndabaramukije cyane. Abamaze gukora subscribe reka nongere mbashimire kandi mbabwire ni ibyo mwakoze ni iby'agaciro, ni umusanzu mwiza cyane mwatanze kugira ngo ayo makuru y'imikino nyine ajye asakara amenyekana hose. Nuko n'ubundi mukomeza gusharinga inkuru twakoze, mugakora like ndetse mugashyiraho n'ibitekerezo byanyu. Abatarakora subscribe namwe mugakubita mubangura kugira ngo namwe inkuru zibagera zihuse, hanyuma muzisharinge, muzikore like ndetse mukireho n'ibitekerezo byanyu. Muri aka kanya rero ndagira ngo nze tuganire ku bijyanye n'ikipe ya Rayon Sport, imigambi ihariyo kugira ngo barebe ko banagura ikipe yabo. Turabireba rwose iby'abakinnyi bari kuvugwa, ndetse we hari n'indi mikino ya gicuti bakomeje kunegosiya kugira ngo barebe ko bayikina, bityo ikipe yabo izajye ku murongo. Baravuga bati reka turebe n'ubundi turabona, nubwo wenda twibwiraga ko n'andi makipe yagize gute, ariko turabona turamutse dushyizemo akanyabugabo twatera nk'uko n'andi makipe turi kuyabona ahangaha. Ni nyuma yo kubona APR nayo igaragurika. Hanyuma turananyura no mu ikipe ya APR Football Club, birumvikana inkera y'abahizi. Bamwe baravuga bati nyamara biracyakomeye, birasaba ko tureba ikipe yacu tukareba ibyo gukora, kuko baravuga bati nyuma yo gutsindirwa muri inkera y'abahizi turabona hari ibyo dukwiriye kuvugurura. Ubwo rero ibyo ni byo bimwe tugiye kuganiraho muri iki kiganiro cy'aka kanya. Ubwo birumvikana reka mpere muri APR Football Club. Nta byinshi ndibugaruke ku bijyanye n'umukino baraye bakinnye bakawutsindirwamo n'ikipe ya Polisi ibitego 3-2, ariko haribazwa cyane ko iyi ni igikombe bateguye nk'uko twabigarutseho, bakaba bishobora kurangira bisanze ibaze bafite nk'ubusa ku 9. Irushanwa rero umuntu aritegura iyo warigise irushanwa biba ryakomeye, ndetse n'amanota batangiye kuyakorera ibintu biba byakomeye. Niba baratsinzwe na AS Kigali bakaba batsinzwe na Polisi, ibaze nanone batsinzwe n'ikipe ya Azam, ubwo no kuvuga ngo yaba ari amanota ubusa ku 9. Burya rero hari ukuntu bigenda bikafekta abakinnyi mu mitekerereze, ndetse n'icyo gitutu cy'abafana bari kubona ikipe yabo itsindwa. Ubwo ukongera ukagera ku mutoza nubwo yiyemeje avuga ati njyewe imikino yanjye mugomba gutangira kumbariraho ni imikino ngo guhera ku wa Power Dynamos ugakomeza kugera kuri uyu wa AS Kigali n'uwa Polisi. Ahari wenda uwa AS Kigali ndibuze kuwirengagiza mvuge ni baranganyije, ndetse yewe mvuge ni ikipe ya mbere yabanje hanze, ariko nanone ku munsi w'ejo byagutera impungenge, kuko noneho ni ikipe yagize gute, ni ikipe ya mbere yari yabanjemo. Polisi irayihaga bwa kabiri, kandi noneho ku munsi w'ejo inayihaga inayirusha. Ibyo rero abakunzi b'ikipe ya APR baramutse bagize akantu kakikango, njyewe sinagira gute, sinabarenganya. Kuko nta handi navuga cyangwa bavuga ngo nta handi umuntu aguhishe. Abakinnyi bose bari bahari uretse nyine Jibril Watara, nubwo umukinnyi umwe nawe burya ashobora kubura akagira byinshi bipfapfana bitewe wenda nuko afite cyangwa se ari identite y'ikipe, cyangwa se ari we kipe yubakiraho, ari we kizigenza, ari we ufite amayeri y'umukino. Ibyo birashoboka ko ikipe yabura umukinnyi ikaba yagira gute, yamanura urwego. Ibyo rero birasa naho byatera ko kantu kakikango cyangwa kango nonwa mu bakunzi b'ikipe ya APR, bavuga bati kumbe ubwo umuntu niba yabihirikira ku mutoza, niba umutoza nanone bisaba ko hari buvugurure mu ikipe, kuko twabisobanuye defense irava, defense n'umunyezamu irava, kandi ikipe ya APR ntabwo iri busubire ku isoko. Mwese murabizi ko yiyemeje, yaguze hakiri kare, ibyayibishyira ku murongo. Turavuga tuti ibi bintu nibyo byiza cyane kuba uguze abakinnyi bagatangira kwitegura kwitoza bose bari hamwe.
ariko biragaragara ko mu by'ukuri hakirimo icyo nakwita icyuho. Yunus na Clement twabonye umwaka ushize ntabwo ari bo bari kugaragara uyu mwaka. Ishimwe Jean Pierre warinze igice cya sezo umwaka ushize bagatwara igikombe cya shampiyona ntabwo ari we turi kubona uyu mwaka. Ubwo wajya no muri Mediane birasa naho nabo batarafatisha. Yego ni pre-season turabyumva, muri pre-season ubiri kugerageza abakinnyi uba uri kugira gute, ariko twese turabizi uyu mupira wo mu Rwanda igitutu cyawo n'imikino ya gicuti ishobora gutuma umutoza ata concentration cyangwa se ibyo abantu batangira kugira gute kubyibazaho. Kuko hano umukino noneho tuvuga iza APR na polisi ziba zikina muri ibi bihe, ziba zikina nibuze nta kikango cyuko hari umusifuzi uri bugire gute, uri bumwigirize firimbi ku ruhande runguru cyangwa se ruriye. Ubwo rero ibyo baba bakinye n'ibiriya, reka turebe wenda hari ubu baravuga bati se muri shampiyona kubera ko haba hariho za prime, kubera ko haba hari iki niho se bazitwara neza. Icyo nacyo nicyo wakwibaza. Nanone wakomeza ukagera ku irushanwa rya Sekafa bagomba kwitabira, kandi noneho bakazaryitabira ari ikipe ya kabiri kuko abakinnyi benshi bazaba bagiye mu ikipe y'igihugu. Aho naho ukavuga utese APR ntishobora kwisanga muri iyi Sekafa nabwo ivanye y'igisebo, bikaba byayiherekeza bikayijyana no muri iyo mikino nyafurika igahemukirwa cyane na Pyramide. Kuko ahangaha nanone nari nkomoje kubijyanye n'iki na defense. Niba APR tuvuga tuti nibuze abo ba Djibril Ouattara bashobora gushaka igitego bakakibona, na Mamadou Sy bashobora gushaka igitego bakakibona, n'abandi muri secteur offensive, ariko se bo uwitwa Fiston Mayele nagera hagati ya Clement na Suwane na Prito na Yunus, abitwa ba Mustafa Fati ubwo nageze kuri Pyramide, abitwa ba Everton Pixao umukinnyi mushya baguze ndavuga Pyramide, abo bakinnyi nibagira muri defense ya APR twabonye Byiringiro Rage yirukankana, twabonye Kirongozi yirukankana ndavuga Kirongozi wa polisi, twabonye Manuel Okwi acenga muzee abacenga bagakumbagurika. Abo bakinnyi uwitwa Fiston Mayele, uwitwa Mustafa Fati, uwitwa Pixao Everton, abo bakinnyi ba Pyramide nibagira muri defense ya APR izamirirwa ite mu by'ukuri ko ikikango cyatangiye kuza. Uwishimwe Jean Pierre wikanga cyangwa se ufata umupira ukabona arahungabanye ndetse ba Byiringiro Rage bakamukubita pressing bakamumwaka igitego bakagitsinda. Aho pressing yabo bafati n'abandi bakinnyi batandukanye niba mugeraho bazamukorera iki ko akikango katangiye kuza ku ruhande rw'ikipe ya APR. Abitwa ba Mohamed Chibi nibagerayo bizagenda bite? Kuko ubu ngubu namwe ngo twaravuga tuti igipimo nyacyo bigaragara ko mu by'ukuri ntabwo APR iratwereka isura yayo yo kuduha icyizere cyo kugira gute, cyo gutsinda Pyramide, cyo gusezera Pyramide. Yewe ubu nicyo gutwara Sekafa nacyo umuntu yatangira kuvuga ko cyagira gute, cyaba kiri gukemanga. Ibyo rero nibyo dutegereje tukareba. Buri wese afite amatsiko, ariko amatsiko nanone ari kugenda atera impungenge. Ubwo ku cyumweru barongera bajye mu kibuga na Azamu navugaga ni nayo nta kintu yerekanye wavuga ngo irajya guha noneho teste APR. Ubu ntabwo ari teste rwose wavuga ngo ifatika kuri APR Azamu. Sinzi undi mukino rero bazabona nibuze ufatika nawe ukaba wazamura icyo cyizere cyangwa se ukongera ukagarurira icyizere abakunzi b'ikipe ya APR, ariko ubwo ndatekereza ko rwose kiri kugenda gisa naho kigabanyuka. Ubwo namwe abakunzi b'ikipe ya APR murambira uko muri kubibona, murabona muti ikipe yanyu ese ahirwaye ni hehe, harakosoka hati, umutoza muramubona mute, igitutu ntabwo cyatangiye kuzamuka. Ubwo rero ngibyo byo muri APR n'inkera y'abahizi yayo iri gutsindirwamo, ndetse yewe nuko gukomeza kwitegura n'indi mikino itandukanye irimo Sekafa ndetse yewe na CAF Champions League. Ubwo rero nuko nguko reka manze nyure gatoya muri Tyrannus Guest House, hanyuma mbarebe mbabwira amacumbi yaho meza cyane ariho hariya kuri Kigali Pele Stadium. Amakipe
mwamenye ko shampiyona izatangira ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9. ubwo munatangire mushaka icyo bita budget, mumenye ngo abakinyi banjye mvuye i Rubavu, mvuye i Gicumbi, mvuye i Nyamagabe, mvuye i Musanze, kugira ngo nigere hafi ya Kigali Pele Stadium aho bukinire mu gitondo. Nuko tugomba abakinyi bagomba kurazwa muri Tiranos Guest House, bakabaha amafunguro ya mu gitondo, aya saa sita, aya ni mugoroba, mukaruhuka mukamererwa neza. Reka mubanze rero manze nyuremo turebe uko byifashe. Amakipe ava mu ntara aje gukina i Kigali akabunza imitima ashaka amacumbi. Tiranos Guest House yabazaniye igisubizo. Reka nkubwire ko bakorera hariya i Nyamirambo kurya nyuma ku cyapa cya 124 kuri nimero 3. barakubwira bati tugufitiye amacumbi meza cyane, amacumbi uraramo niba ari abakinnyi baje gukina bakabyukana imbaduko n'imbaraga, babona intsinzi, ndetse yewe ikipe bagiye gukina nabo yababona ikabatinya. Nababwira iki rero amakipe yo mu ntara muvuga muti twebwe twaje i Kigali, tujya mu macumbi tubonamo ibintu by'imeri, tubona dushe na toilette niza nta kigenda, batangira kuduha amashuka abandi barayemo. Reka nkurangira ahantu heza abakinyi bawe bazarara ku buryo bavuga bati kweri intsinzi turi bunayibone, bayigusezeranye wowe president. Ni muri Tiranos Guest House cyane, Amagaju, Musanze, Rutsiro n'izindi kipe nyinshi cyane. Nababwira ni mugane muri Tiranos Guest House, babakirane urugwiro mu macumbi yabo yuzuye umunezero. Bakubwira bati ni hafi ya stade, abakinyi bawe bava mu macumbi berekeza kuri stade, nta handi hantu banyuze cyangwa se ngo binakurushye ujya gutega imodoka. Ni hafi ya Kigali Pele Stadium, ari nayo yakira imikino myinshi. Ubwo rero nababwira iki, mwebwe mufite amakipe sinayo umupira w'amaguru gusa, n'ay'ibindi bigo bitandukanye no mu yindi mikino itandukanye, mwese muhawe ikaze muri Tiranos Guest House. Si ibyo gusa rero no gutegura ubukwe tubifiteho ubuzobere. Bantu mushaka ko tubatekera mu bukwe, ni mutugane, dufite inzobere zizi guteka ku buryo abatashye ubukwe bwawe bavuga bati turanuriwe. Ibyo kunywa birahari by'ubwoko butandukanye. Wowe ushaka ko tugutegurira ibirori turabigutegurira, wowe ushaka ko tugutekerereza uko ikirori cyawe cyagenda, ibyo turabigukorera. Wowe tugane tukwakire neza muri Guest House, utugane rwose turakwakira. Barakubwira bati rero Tiranos Guest House hamagara kuri 0782 52 43 79. Muri Tiranos Guest House umukiriya n'umwami. Reka rero nongere ngaruke tuganire kuri Rayon Sport. Niyo mise ninjiramo kuva mvuye mu ikipe ya APR. Rayon Sport nayo murabizi ko nyuma yo gukina na Young Africans nta wundi mukino n'umwe yari yongera gukina. Abakinnyi bakaba bakomeje imyitozo bavuga bati byanze kunze reka twongere dushake imikino ya gicuti itandukanye. Nkakubwira ko rero ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ni hari imikino myinshi Rayon Sport iri kunegosiya. Umwe hari abandi bari kuyinegosiya. Hari ikipe yitwa Mukura Victory Sport El Waziri iherutse kugira gutya yikoze Muhanga, ikura amenyo Muhanga isigarana ibihanga, iyitsibura ibitego 5. Murabyibuka ko na Rayon Sport yagiye Muhanga, ariko rero yanagiye Muhanga itaratoza cyane. Mukura yagiye Muhanga twavuga ko ngo wenda yaba yarakoze imyitozo ko hari hashize igihe. Ubwo rero Mukura agira gutya ikocora ibitego 5. Mukura rero kugeza ubu ngubu ikaba iri gusaba Rayon Sport, yibwira iti Rayon Sport ngwino twipime, ngwino uravuga ko ngo wajyanye umutoza wacu, imbaraga zose wazitumazemo, ngwino worotifi tumukubite tumukunkumure mureba. Uyu ni umukino rero Mukura Victory Sport iri gusaba Rayon Sport kugira ngo babe bawukina ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8, hazaba ari ku cyumweru. Mukura Victory Sport izaba inamuri ku mufatanyabikorwa witwa Beka, ari nako banafite n'inteko rusange. Bakavuga bati rero Rayon Sport dore twebwe tumaze kwitoza, turabona ba Mensa bamaze gufatisha, turabona ba Jordan Dibumba bameze neza, turabona ba Destin Maranda barafatishije, turabona ba Nisingizwe Christian bahari bameze neza. Ngwino ubwo n'abandi bakinyi batandukanye ba Ubedi n'abandi bakinyi bavuga ko ngo bameze neza ku buryo bacyaye. Bati rero ngwino duhige, ngwino tukubirindure, ngwino tukwereke igipimo nyacyo. Nyuma y'igipimo cya Yanga
Yanga yakugoronzoye ngwino natwe twongereho. Ubwo rero hasigaye ha Rayon Sport kugira ngo yemere cyangwa se ihakane, dore ko hari n'indi mikino ya gicuti nyine Rayon Sport iri kunegosiya, harimo gukina na Azam, ariko Azam ntiyabyishe mwuka byaramo. Ubu Rayon Sport yacyakeneye Azam yewe sinzi rwose ngumenya hari icyifuzo cyo gukina na Azam. Buse Azam yatsinzwe na Kigali, Azam itarashoboye gutsinda Polisi, Azam rwose Azam umenya ko ari intege, ko ari inyantege nkeya, umuntu atayigira igipimo yipimiraho ngo arebe niba yazasezerera ikipe runaka. Rayon Sport iri kwitegura imikino na Singida, kiretse wenda kuvuga ngo turigiraho umupira wa Tanzania tubirebe, ariko sinzi niba Azam ari igipimo cyanyacyo cyangwa bikaba ari iki, bikaba ari umupira wa ngaho gusa. Ariko nyine Azam bakora bafite excuse yuko abakinyi bayo abenshi bari mu ikipe z'igihugu za CHAN. Rayon Sport ikaba kandi iri kunegosiya witwa ikipe yitwa Vipers kugira ngo barebe ko nayo bazakina, dore ko Vipers nayo igomba kuza mu Rwanda igakina n'ikipe ya Azam. Ubwo na Rayon Sport ikaba yaboneraho, bakaba rero bari kuganira kugira ngo iyo mikino yose ya gicuti babe bayikina mu cyumweru gitaha. Andi makuru akavuga ko Rayon Sport yamaze gutumiza noneho igitaraganya bati nyaboneka mugire vuba na bwangu rwose, amafaranga turayabaha saa y'ukwezi kwa 7 muri gusaba. Akaba yitwa Folnganye ndetse na Youssou Diagne, aba bakaba barigize ingunge muri Senegal. Folnganye byari byavuzwe ko azaza nyuma ya Rio Day. Diagne we n'ubundi yakomeje kuvuga ko azaza kongera gakwepa, kuvuga ko azaza kongera gakwepa, avuga ko azaza kongera gakwepa. Sinzi niba hari imbaraga yajyaga guhaguruka, imbaraga zidasanzwe zikamusubiza hasi, ariko we yakomeje gutangaza ko azaza. Turategereza turaheba. N'ubu ngubu rero Rayon Sport biravuga ko aba bakinyi batumijweho igitaraganya kugira ngo baze babe bari kumwe n'abandi, yaba Youssou Diagne muri defense harimo icyuho, Folnganye nawe bakamenya uko ahagaze, dore ko ubu ngubu abantu bamaze kubona ko champion ubu yatangiye. Nta mikino tariki 12 n'ejo bundi harashira kiriya cyumweru gitaha, hanyuma mu mpera z'ikindi gikurikira gitaha muri iyo weekend ya tariki 12 nibwo iyo championnat izatangira. Oya haranyuramo kiriya cyumweru, oya ni byumweru bitatu da, haranyuramo icyumweru gitaha, hanyuremo n'ikindi gikurikira icyo gitaha, hanyuma ikindi cya gatatu nibwo championnat izatangira tariki 12. Ubwo rero birasaba ko abakinyi buri kipe ivuga iti turabafite n'abacu, iba yabashyize ku murongo baringaniye, baratangiye imyitozo bavuga bati abo dufite naba, abo tudafite nahangaha ibi nibi. Ubwo rero Folnganye na Youssou Diagne batumijweho nibuze ngo babe bahageze mu mpera z'iki cyumweru kugira ngo Rayon Sport ikomezanye nabo. Hagati aho ariko nanone bakaba bakivuga ko bagomba gushaka undi mukinyi, undi mwataka. Niba ari byo koko, niba biri bube, niba batari bupfunyikirwa ikibiribiri, ibyo nibyo nari butindeho, ariko icyo mbabwira nuko Youssou Diagne ndetse na Folnganye bongeye gutumizwaho kugira ngo baze ku murimo, kuko ikipe Rayon Sport nayo iravuga iti natwe hari ibintu byinshi bitaranuga, haba muri defense muri attaque yo Folnganye n'ubundi yaravunitse, ntago ari ukuza vuba ahangaha. Ubwo ni ugukomeza bakareba ibya Habimana Yves ndetse na Bing Bero, tugategereza niba koko ibivugwa atari amagambo ari ukuri, byavugiye mu nama y'ubutegetsi ko bagomba kugura abandi bakinyi cyangwa se undi mukinyi umwataka. Niba atari bya bindi n'ubundi bahora bavuga bikarangira biheze mu magambo ntibijye mu bikorwa. Ngibyo rero ubwo mwebwe namwe mukomeze mu ibitekerezo, hanyuma dukomeze twibanire kuri Rwanda Sport Channel. Ibisigaye naho mu biganiro biba biri imbere. Bye bye, ciao ciao.